Neruye mvunyisha muhome ikaze duce akabogi kandi dusase inzobe nkubwirire imbanda mwibarize ni mwene mama kuki wakitamba. Yewe mwari mwiza muhora akeye mbega ukenyeye ukereye ibirori ariko kandi nkabona udakenguka ugenda uganiye akabari. Mwene mama kuki wakwitamba. Nanjye nuganiye akabari menya meruka inzira muke. Nahoze mbwirwa na Kabarisa ko usigaye usohoka utishama hoteli nziza y'inyenyeri 5 bitaye ibyo kandi ukajya ku mazi ikirenge cyawe n'ikigikora hasi imodoka nziza zigutwara hose. Mbyumvise ibikuba birankuka. Mwene mama kuki wakwitamba. Nanjye mbikenge wabaye uwundi. Tubyiruka wahoze ucisha make ukarangwa n'ubupfura n'usamara ukagira umurava ugakunda kwiga intego ari ukuzakorerwa ku byawe ugahesha ishema uwaguhetse. None ndakureba ushirika isoni urera amaboko ukunda kuyatega yewe uriyandarika bakaguhonga. Mwene mama kuki wakwitamba. Mbese utambitse nyoko ikamba ukabura kwigira wiha agaciro ntiwige neza ukitega guhekwa birakwiye kwihindura igitambo. Mwene mama ya ntukitambe. Ibyawe ubu bimaze kundenga. Dore iraharyica ryaragutwaye imico y'abari beza warayitaye wahisemo kwambara imenura amabere ukayanika ku gasozi ndetse wigishije kura iby'inyungu zarya iteka imitsi y'abandi nibakuvumbura ujye n'ahandi. Mbese ko kurya ari ukwishyura. Mwene mama kuki wakwitamba. Isura yawe ko mbona ihindutse. Ntundakarire mwana wa mama kuvuga ibi byose si ukukwanga sinishyari kandi ribimvugishane kubw'urukundo rutihishira rwankomanze ngo nze ngurebe nguhane nguteshe ngukebure ngureke rwose kuba inkamba barumuna bawe batazabitora. Mwene mama nuba igitambo. Mbese izo muguru urazitoye. Ndabona wahonze uri kwibaza ariko kandi mu gihe ukibyuza bwira musaza wawe ube bugufi nawe muhugure ritararenga. Ngabo nawe muvandimwe wanjye ntega yombi ni wowe utahiwe mwerurire ibyawe bishenguraho ubutwari busigariye ku izina. Ngabo y'iwacu kuki wakwitamba. Nkundira mera igihe wavukaga iz'urwanaga zikavuga urwunge nuko munyentwari se ukubyara kwita ngo abatuzabe ifurifuri nk'isubira ku izina rya se ariyo fizi y'intama itega nka se. None ngabo y'iwacu uraturumbuye ubaye ikigwari ukunze uburara intege zawe zihagabije abagore. Ngabo y'iwacu kuki wakwitamba. Utangira guhaba wabaye ikigenge izi ntama za so na nyoko urazihinyura kuva ubwo winjira mu mabandi ibiyobyabwenge ubura bishotse urumogi kanyanga muri ture warajye n'ibyitwa yewe muntu. Ubwo bimwe ukabitumura butaba ibindi ukabyitera no mu nshinge none dore bikugize imbata. Ngabo y'iwacu kuki wakwitamba. Ubu se ku bwenge bwangiritse amashuri yawe akaba akunaniye umubiri wawe ukaba wononekaye kuryoshya kwawe byakunguye iki. Ngabo y'iwacu sigaho kwitamba. Garuka wibuke umumaro wawe utangire ubeho ubuzima bwawe reka ingeso mbi no gusayisha va ku gicaniro kirimbura benshi. Ngabo y'iwacu reka kwitamba. Bene mama basangira ngendo mwebwe bene iteka ritahava nkabagirira igishyika iteka babibarutse bo bakandusha mbese kuki mwakwitamba. Nimusigeho muve ku manga urwababyaye ruracyabashaka data na mama bahora bababaza cyo mwibashengura nimugaruke nimwigurishe ngo mwitambe. Yari umwe namwe bene mama mwebwe bana b'abanyarwanda wabonye imanga mukiniraho nkagana inganzo mbatabariza muve mu kaga mureke kwitamba. Iradukunda Pierre.